dusuhuza abakunzi bacu, turabasuhuje bakunzi bakurikirana ibiganiro bya Tuzo Official. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho ibiganiro bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umva twari tubakumbuye cyane pe, sinzi nari mbakumbuye mu buryo rwose bushoboka. Ndizera ko hirya no hino ko mumeze neza mwese kuko nanjye meze neza uko nanjye meze neza, sinzi uko nabibabwira ariko n'ubu meze neza mwese muri filomba bwije. Sinigiye suhuza ndasuhuza abanyarwanda bose muri rusange, ndasuhuza diaspora, ndasuhuza n'abaturanyi b'ibihugu byacu, ntamwe turahirwa n'abaturanyi b'ibihugu byacu mwese turabasuhuje, ntabwo twasika ko marangi abo muri Amerika mwese turabasuhuza. Inshuti wanjye uri mu Budage nawe ndagusuhuza, Josephine ari mu Budage nawe ndagusuhuza cyane, n'abandi mwese no muri Omani aho tugiye tubafite inshuti. Umva dufite inshuti hirya no hino hose mu bihugu byose bitandukanye, ndabashimira cyane. Burya bajya bavuga ngo ushimira agato n'akanini nako burya agashimira, niyo mpamvu ndabashimira pe, muritanga ntako mutagira. Umva ndabashimira cyane, Tuzo Official ndabashimira. Umva ndatashye numva ntashobora kuryama rwose, ndabashimiye kubera ko numvise mumuze ku mutima cyane mu buryo bwose bushoboka pe, numvise rwose ntaryama rwose mbashe gusinzira, ntabashe kubashimira. Ndashimira buri muntu wese witanze pe, hariho amacano menshi arenze, ni menshi cyane rwose mu Rwanda nayo hanze, ni menshi cyane arenze amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko ukita ugakanda kuri Tuzo Official ugakora subscribe pe, ndagushimira cyane. Imana iguhe umugisha pe, ndabashimira cyane kandi mbibagiye mbikuye ku mutima cyane nkaba menyesha wenda ntanga n'igitangazo umuntu wese nawe utarakora subscribe, kugira ngo uyu ni wa mwanya mwiza kugira ngo ayikore. Mujye mwihangana rwose pe, erega nta nicyo bitwaye, erega ushobora kumva uno munsi utahunze ariko ubutaha ukazabona. So thank you rero ku bantu bakoze subscribe, ndabashimira cyane. Batarayikora ni wa mwanya nicyo cyagiye, ihangane rwose ukore subscribe. Imana igiye kugira iguha umugisha, cyangwa se wowe unkunda, ndagushimira cyane, warakoze cyane. Gukunda Naomi, Imana nabwo iguha umugisha. Ikintu nashaka tuganiraho rero ni ikintu cy'ubwesikuru busigaye buriho. Imana kuko mwakwihanganye ko mu by'ukuri hariho ubwesikuru buteye ubwoba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umusore asigaye akugeraho akakubwira ko agukunda, akubwira ko muzabana, akabikwemeza ku buryo udashobora kuba nta ngingo n'imwe ishobora kurengera kugira ngo ikintu ube wakimenya. N'umukobwa nawe akakubwira yuko ko muzabana. Noneho rero hari ibaze nk'ibyo bintu, ukafata umwanya wawe ukajya kubeshya umukobwa ko muzabana, kandi uzi neza ko kumubeshya, uzi ko ufite undi umusore ukamwica. Ariko ubwo ikintu kiba kimbabaza rero ni nk'abasore bafata umwanya wo kujya kubeshya abakobwa bakabica umutima, ariko nubwo uzi ko ubuyamutse cyane. Niba wumva utamushaka mwihorere, mureke wowe ubwawe. Niba wumva utamushaka wifata umwanya wo kwirirwa umutaho igihe cyangwa ugira gute, wifata umwanya rwose mwihorere. Wimukunda wijya kumwica umutima, azakundwa n'abandi. Nawe kandi mukobwa wikora ibyo bintu, ujya kwirirwa wita umutima w'umusore. Niba utamushaka mwihorere. Niba n'umurya mubwire ngo ndi gushaka kukurya imitungo yawe, ushobora kurya amafaranga yawe. Aricyo bitwaye aho kugira ngo ufate umwanya umubeshye, aho kugira ngo ufate umwanya umuteshe umutwe. Reka nkubwire ibyo ngenda kubivuga, inkuru iherutse kuba mu minsi ishize. Reka nzi rero umukobwa azavuga ati umusore ninjye ahoza kuri profile,
nta nubwo nari nzi noneho akandi kantu nari nzi ntabwo nari nzi ko no kuri porofile baboroka abantu umuntu akibona wenyine umuntu akibona wenyine. yafashe umusore arangije aramuboroka. none rero ibyo byakozwe n'umukobwa afata aboroka abantu bose ashyira wa musore we. wa musore arabimenya akoresha indi nimero arabimenya. icyo ngicyo umusore icyo gihe bahise bashwana rwose ako kanya. noneho undi mukobwa none bumva kandi gashya noneho kandi muri kumva kandi gashya kandi umusore yakoze. umusore ajya akunda gupostinga ngiye kubigisha akantu si ububandi si ikiri kundagira ngo mujye mufata abo bajura. kugira ngo mujye mufata abo bajura njye mbita n'abajura. mujye mufata abatekamutwe mbisa abatekamutwe. umuntu wese ubikora icyo kintu ugiye kubabwira mwise umutekamutwe mwise umujura. urukundo umuntu wese uzi neza ko icyo kintu ko agikora akihanirwe uno munsi kubera ko uwo muntu uzagikoresha nta muvumbura. umva reka mbabwire rero ukuntu muzabigenza. ushobora kugira ngo umenye ko umusore akakuye cyangwa umukobwa akakubeshya niyo yaba yagiye gupostinga ko ari we aba yapostinze cyangwa yapostinze undi muntu. uzafate nimero ye. uzafate umuntu ushobora gufata sister wawe, ushobora gufata undi muntu, ushobora gufata undi muntu uwo ari wese w'inshuti yawe nubwo yaba atabizi n'uwo muntu. ugafata nimero z'uwo muntu ukazishyira muri telefone. yakwishaka n'ubwenge. wamara kuzishyira muri telefone ukazemeza wamara kuzemeza noneho ukongera ugafata za nimero za boyfriend wawe nazo ukazemeza. muri ubu byose wabikoze aho boyfriend wawe atabizi. urukumva abikoze atabizi. none ikintu kizabona iki rero napostinga akubeshya umva uzahita umufata nakuboroka akajya gupostinga abandi bakobwa uzajya kure usange we yakuborotse ahubwo yipostinga iki bakobwa abandi bashira cyangwa abakobwa cyangwa se yapostinze abasore. umva uzamufasha urumva wowe ntabwo azamenye kuri kubireba. ni akantu k'ubwenge mbigishije. urukumva kandi uwo musore rwose uzamufata uzamufata cyangwa se uwo mukobwa nawe uzamufata. mugabanye ibintu by'ubwesiporo rwose mwagabanyije koko ibintu mpamvu niba wumva biba ari byo. ese muri kumva muri kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza ujya kubona ukagera ku mukobwa ukubwira mu buzima ngo ntabwo azigera ashatse. ese ubwo utekereza impamvu atazashaka ko ari iyihe? niyishe utekereza impamvu atazashaka ko ari iyihe? utekereza ko ariyo mpamvu ni uko wamwangirije umutima umubeshya urukundo arangije aragenda ajya perezanta muri famiye perezanta ku nshuti urangije uramuhemukira. yahise yanga igitsina gabo burundu wumva ntabwo azashaka. rero impamvu abwiye icyo kintu ko muzagikora ni iyi. muzihangana ino video kubera ko n'imvura nayo iri kugwa pe muzabyanganira. nababwiye ko nanze kuryama umuntu muri kurya kugira ngo njyewe umuntu undye natora akavuga navuga da sinshoboye kuzaturika umutima. impamvu ni iyi. umukobwa yari afitanye n'umusore ubukwe. uri kumva afitanye n'umusore ubukwe pe. umusore rwamubeshya ngo azakora ubukwe bagiye gukora ubukwe kandi ikintu kibabaje afite umugore n'abana 3. niyo mpamvu ngiye nanze kuryama inkuru ngiye ntibagejejeho. afite umugore n'abana 3. yakoze ikirero nuko yabihirizaga wa mukobwa urumva yaborotse ariko shahu abantu n'abana babi. mana we sinzi ukuntu ababwira iyo nkuru rwose rarababaje. yirizaga kuri profile ya telefoni ya WhatsApp wa mukobwa. iyo borotse abandi bantu bose wa mukobwa aribona wenyine. iyo postinga akibona wenyine. noneho arangije uwo mukobwa atekereza nyine kwako gakuru. atekereza nanjye wabimubwiye inyamubwiye nkuru. ndamubwira ati rero ati mba ndi kumva ngewe ati mba ndi kumva rwose ati nizeye umusore. sinzi impamvu mpora afite igishyika sinzi impamvu rwose mpora afite ugiye kuba umugabo wanjye ubwoba sinzi impamvu. ntekereza ko ajya aca inyuma. ndamubwira ati rero genda ufate izi nimero uzishyire muri telefone
yiwe, wandike izi nimero urebe umuntu wumva wifuza ushaka, wandike nimero ugenda wabona wa wundi wandikemo nimero, nuri uramubwira ushaka washyiraho washyiraho ikintu cyose, nurangiza ugenda ujye ubyuke ugenda ugiye, numara ukwezi utarafata boyfriend wawe kwa kuciye nshuti yawe, icyo kintu nticyashoboka. We nta n'ukwezi kwashize, iminsi 3, ati mugore mwiza ndagukunda, ni wowe, aramutaka kubita imitoma, umudamu we basohotse bagiye ku mazi, araceceka umusotsi umuva ku mutwe, arongera n'ejo urumva yamborotse. Noneho undi munsi utapositinze umudamu we apositinga wa mukobwa amara nk'ibyumweru, yamaze ibyumweru nka 2, yari afite ibiro nka 75 gutyo, ubu ngubu umurebye afite ibiro 45, urumva mudahemuka. So turabakunda cyane rero, twavuga nakazagaruka, urumva duhorana mu biganiro bya buri munsi, turabakunda, mwibuke gukanda subscribe, ibiganiro dusoreza aha ngaha, mwibuke gukanda subscribe, comment, musharinge n'abandi, turabakunda cyane, nawe utaha, ciao ciao.